ariko wambwira ikintu kiba mu mupuri gituma umuntu w'umupapa wubatse urugo rwe umeze neza ajya kuri video kora akajya kuvugana n'icyana bakamurikodinga bakamufata video. Bro, ntabwo uzi ikintu cyitwa umupuri. Ntabwo nge nzi ikintu kiba mu mupuri. Reka maze nkubwire Inzi kiba mu mupuri niki kiba ariko buriya uzatinye umupuri se ubwo uribaza ikintu kibamo. Ibaze nawe umupuri ukuntu ungana. Hari umupuri urabona urenze se cyane munini ariko ukavamo injerekani y'amazi. Thank you so much. Umupuri utuma wemerera umuntu ibintu utazamu, umupuri utuma wemerera umuntu itike y'indege, umupuri utuma wemera ukamuhereza ikiyaga kitari cyawe, umupuri utuma umubwira ngo uzamuhereza imfunguzo z'inzu nawe randiroda kuri bubi uri mu minsi ya piriya. Tinya umupuri ushobora gutuma uwundi mukobwa afite umupuri nawe ariko akagenda ku mupuri mugenzi we. Aho rero niho umupuri urengeye. Mba nari mupumbuye maskini. None se ngiye nkumbuye za bizu wajya gumpa ku munwa sha abakiriya bagiye. Zongera ugaruke nzazigu. Ku munwa bya. Naho umunwa wagiye. Ku munwa bya nyabyo. Bayas. Ngenda soma na pa. Ndasomana cyajyaga gipima abakiriya bagiye bashizemo tugahita tubwira Rwatesha ngo Tesha dutegereze hariya hasi turaje kiba kigiye mu modoka tugasigara dushika mbanga. Umeze nk'umugabo w'ikiremba, abagabo b'ikiremba bagira ngo usanga barimo baravuga ibikorwa bakora kabisa ngo mu buriri akakubwira ukuntu ngo yakwambika ipingu akaguru kamwe hano kandi hano ngakoresha za chop me daddy. Chop me daddy. Abagabo b'ikire ariko Tesha wewe ubwo ntabwo uri umugabo w'ikiremba agaburirwa ibisiga. Buriani sheri wangu Buriya wanyemereye amaturu this time ntabwo tuzajya tujya mu bintu byo gusomana nabi hasi. Thank you. Mbambara nta kintu washobora. Nuko uzahita ushobora imvange. Reka nkubwire Tesha ingendo umugabo urumva kandi nagiye kureba ndeba bya biboro mbishoboye nanjye nta cyananira nakora icyo abagore nkakora n'icyaha nuko Ibere boro ni tuyi ni wani Chop me daddy. Chop me daddy nakora iby'abagabo nkakora n'iby'abagore. Ibintu abakobwa bigize byo kubwira abagabo ngo daddy bagira ngo ni iby'ibyishimo ari igihe umugabo azagukubita akajwi gaguheza umwuka. Ngo ni somo ryare mwite ngo chop me hard. Ikibazo no hari n'igihe agukubita agashinga ukamubwira ngo habi ngo agakomeza kubita ukavuga go hada. Azahondamo n'ingumi. Sinakubwiye God ari icana ari umuniga wanje wambwiye ngo harya mani ngo baguranga indaya ngindaya ngo yiguze ngo nibanga ikikuzaniye ngo ngewe reka ngubwize kuri umunsi zatanga amafaranga yanjye ku mupuri ngo nzawureba ngo ndebe ngo nindayiza ngo mfate supana ngo mukuremo ngo mugumana hanga ko nako natanga amafaranga yanjye ku mupuri ngo ngere yusubize. Ubupuri wabaye ubupuri. Bro, ntabwo uzi ikintu cyitwa umupuri. Ntabwo nge nzi ikintu kiba mu mupuri. Reka maze nkubwire Inzi kiba mu mupuri niki kiba mu mupuri. Uzatinye umupuri se ubwo uribaza ikintu kibamo. Ibaze nawe umupuri ukuntu ungana. Hari umupuri urabona urenze se cyane munini ariko ukavamo injerekani y'amazi. Thank you so much. Nari ngiye no kukubwira noneho umupuri tinya umupura w'urengera usanga abagabo barimo baravuga ngo barashaka ngo umuko kajya kureba ukavuga ati wowe ungukira he ko atari bubi ukavuga ati wowe ukajya ngo ushaka ngo umugore ngo yingura cyangwa iki nkavuga ati iwana wowe ungukira he umupuri utuma wemerera umuntu ibintu utazamu, umupuri utuma wemerera umuntu itike y'indege, umupuri utuma wemera ukamuhereza ikiyaga kitari cyawe, umupuri utuma umubwira ngo uzamuhereza imfunguzo z'inzu nawe randiroda kuri bubi uri mu minsi ya piriya. Tinya umupuri ushobora gutuma uwundi mukobwa afite umupuri nawe ariko akagenda ku mupuri mugenzi we. Aho rero niho umupuri urengeye. Umupuri udashobora gufata inzu. Umupuri ni mubi cyane. Umupuri ni wrong news. Umupuri ni bad news. Umupuri umupuri uca ahangaha mu gitondo saa yine ukajya nimugoroba ugakubita aha nimugoroba ugakubitiriza hariya ukongera umupuri ugutegesha indege umupuri uhitamo kuba umugoroba saa sita woroshye wabobereye. Yego umupuri utuma uvuka iwanyu muri abakene wamara gukura ugazunguza umupuri
umupuri iwanyu mukaba mubaye abakire ugatuma mama wamwubakira inzu wallahi papa amanuza imodoka Dubai bakayizana muri Karigo papa umupuri akayitereka aratakira umupuri utuma ujya muri Chop Mida duri umusaza w'imyaka 40 ingahe umupuri Iyo umupuri ukomera ku manywa nimugoroba ukoro uzi ko umupuri umeze nka purize umupuri ariko umupuri akuze ko umupuri n'umwana bro umupuri umeze nka purize uyicomekaho ipasi ukayicomekaho sharijeri ukayicomekaho televiziyo ukifata ugacomekaho firigo ugacomekaho itara ryo kugira ufate TikTok ugacomekaho pioneer yawe ugacomekaho bashi umupuri ni purize umupuri umugabo avamo agashaka kwirirwamo umupuri ni mubi cyane umupuri se ubwo wawuvugaho iki nta kintu na kimwe ushobora kuvuga ariko mwana abantu mukunda ibintu by'umupuri hari ikintu nifuza kuzareba dore hasi n'abakane ngo umupuri utuma usiba akazi 3 bakakwirukana ku kazi uretse gatoya nimumbabarire munyandikiremo ikintu umupuri watumye umuntu akora giteye umutwe cyangwa umupuri ukamusebya ahantu ugatuma uko kibazo umupuri utuma umara iminsi 3 umukobwa ukamusaba akakwimuka amubwira uti mbabarira nkozemo rimwe umupuri utuma ubeshya ukabeshya ngo iwanyu bitabye Imana kugira ngo bakugirire impuhwe bagume umupuri utuma ugeraho ukavuga ngo mbabarira ume ndi imfubyi umupuri umupuri utuma uguza itike inshuti yawe kugira ngo utegere umwana ashaka umupuri umupuri utuma wikopesha kuri butike kugira ngo wakire icyana cyagusuye umupuri utuma uri umuntu w'umusore utira geto icyara kugira ngo ukize kirebe kuri ahantu ariko umupuri ukudubone ngo umupuri utuma ubetinga kugira ngo bigende ngo kugira ngo ubona yo ku thank you my Lozine umva tesha ngo umupuri utuma ngo betinga kugira ngo ubona yo kugura misho ayowe ariko man umupuri utuma umuntu ajwigira agatitira ego abantu bahuye na rwinje wapuriji njyewe sinzi niba nzapimira ku wanjye ndebe akantu kabamo gatuma abantu bishima nzakurebera nzaza nkurebere sheri uranga mu mupuri habamo akantu kameze nk'akabuye umupuri ngo watumye mfukama mu muhanda umupuri watumye Miss Joy ngo umupuri ngo watumye abona visa Miss Joy, thank you so much ever my love umupuri watumye abona visa ngo umupuri utuma ubona visa kandi koko dore aba diaspora bajya abasereka baza ngubaze tesha wowe nkawe hari umugabo bwagusabira ruswa y'igitsina Dumba akaroze kanje kakuzaniye baraka nanjye mvugira gira Scovia wewe wiriwe wamaye nanjye kama ni garamu kari mu mumpere ariko shatse ko wavuga umupuri bwakira bugake tesha hari umuntu bwagusabira ruswa y'igitsina birwa bayinsaba narabyanze ntumbwire umupuri utuma ariko nanone reka nkubwire kansubire ku mupuri tinya umuntu ubushaka umupuri agashaka n'umupuri watesha thank you aho rero ni umupuri urengeye umupuri gahambirwa umuntu agahiga umupuri akaburirwa umupuri akavuga ati ariko nuwatesha napfa gufata nuwatesha nawe ukubita wallahi ariko turabeshya ntukatwibe ndakubwiye umugabo ejo bundi yahagaze kuri toilette aranegereza ashaka kunahana ndanga ariko ibintu bishobora kuba ari ukuri kubitubwiye kenshi ngiye munyibwirira amakuru mbere ya byose umupuri wa buriyani n'umupuri watesha ibintu uzagerageza kuririmba uzaririmba ibindi wanjye urebe ukurebe tinya umupuri utuma Dumba awuririmba aho niho urengeye hari n'indirimbo abahanzi bakoze y'umupuri kera ahubwo nuko ntayibuka okay twagiye ngewe ikintu kimpagaritse aha ngaha ndi kurya chips na dodo nimunsobanurire nimumbwire amakuru y'umushu muvuyeyo byagenze bite that's all I need asikigariwe akwe uziko Godfather ajya baramurozi ako cyangwa
wibaza ko bari inshuro mubanze turabivuga. musuze abashu musuze riri pupe cyangwa uba wabuze ibyo ubaza n'ibyo uvuga waretse abafite ibyo bavuga bakavuga nguyu wowe Mama uko Miracle wigira usubira mu mumubwira mwese washatse ibyo uvuga we Brian iki nacyo gikunda gutongana oya nikimaze Ay, Oya, Mama ibyo Miracle, binabivuze ça va, utaranaza tu. Mama Miracle ndashaka kugira ngo mumubwirire amakuru y'umushu singuwo Mama Mama Miracle. Ari Okay, hehe Mama se? Miracle Ari we hehe? twayamubwira. ari hehe se Nabanze yandike muri comment turahita tuyamubwira. Ariko mani nimuka- ngo yanditse ngo muponyonyo abashu ntabyo ndebye ntabwo mubonye Nanjye ntabyo mbonye. Mama Miracle byandike tuguha amakuru y'umushu. aba bagabo ntago bazi kureba neza bakoze akajyamerika kenshi Mama Miracle nakubonye tuponyonyo kukwivugisha tuponyonyo sibyo bikugeza ni sibyo bigukura muri iryo dirishya kavugisha induru ibirenge kandi Brian sinzakuzanira mukoroko kazana imbeba mu menyo gasekere bote Tesha Winyabiza sheri. wimwabiza kuko tesha ntabwo ari plaque za moto ugenda ureba aho ubonye hose no sense Brian nyubaha ndi umugabo uzakenera neza Brian si izina rusange nyubaha ndi umugabo uzakenera neza rero hama hamwe Mama Miracle rero ngo mwisobanurire ibya jihad ko mvuye kumureba Mama Miracle ubwo reka muhe umwanya niba hari azamuke bivuga ugenda Ninde mutumuye mana yanjye. aho ni wowe wijyanye mutubwira amakuru ngo ariko yasaze mu izina rya Yesu Mushireho Mama Miracle niwe dukeneye guha amakuru wenyine. Abandi twayabahaye. nyamaze disi wabona amaye ya universe yanjye yanyemereye nahita njya bari kuryama kwita direct ya mirigeti Oya rwose pe ayiguye nanjye yarambwiye ngo ni wowe wasigaye mideni rya I universe. know ariko si mvana mubere muduhiye ku makuru tujye ku makuru ya ntuza ya hariya ariko bumva muri iyi minsi ntabwo akizamuka kandi tubimwubahire inde Mama Miracle yigo kubera mwamukoze iki iyo ari hano yagiye kubonamo umushinyagurira hano hejuru se abaza kuba niyihangane na Yesu yarashinyaguriwe umvara uwo niwe bita Brian sasa imyuto yabaye Mama Miracle Brian uragabanya n'uma intasera uraza kumuha akamanega twagiye yewe si uko bikorwa sheri umupfumu wawe ndumva ari uwa 2025 mwapudating bikorwa gute ntabwo yamenye ko twageze mu wundi mwaka twagiye ese keza Teriski ko wiyunze na Muyango wiyunze na Brian Brian bapfaga iki Diane twapfaga iki se Dumba we nari ndimo ndivugira mu mbabazi bwira uwagutumye ngo uyu munsi ryaremye abagome wongera ko ryarobye abarozi ugende updating umupfumu ibaze ko uzi ko dufitanye ikibazo turi hano ntabyo tuzi umupfumu we nakubwira aracyari 2025 mwapudating twagiye rero mutubwire ya Sherish Keza nabonye ucecetse cyane ndabwira musembure ngene makuru y'umushu ariko se mwabye amakuru gashishuka umunwa ndi kurya ndi kurya nanze kuvuga ndi kurya ntago ari byiza ashishuka ibihaha ibiryo biri kurya ibindi aba noneho ibyo ntabwo bibakura muri ntabwo bibakura mu madirishya Ariko se umwangejeje ku 5,000 ko ibindi ndi bumenye uko mbikurikirana Kagere. kagezwe iwawe cyangwa ugere mageragere usimbure yuri ese ngewe ko ntava kuri 2 kabiri iri furo mu intare yanjye urariva ujya hehe okay Dumba urinjajwa Mutamba ndashaka kukubwira ko ibyawe ntarabigeraho umva ahubwo nunyibutse buretse gato nawe afite dosiye ye nawe afite dosiye hano tugira insubira amagambo uvuga ijambo turibyazamo igitutsi ariko atari igitutsi cyo gutebya sibyo ibyo byarani ibyo bitutsi bitarimo biya bitutsi Brian yanyigishije simbizi twigishwe n'abasazi buriya umva Tesha mu gitondo wamamagambira kumujya kureba umushu buriya tubwire jihadi gashishuka igihaha cyurire oya kugiha Ako se Godifa igihe twavugiye amakuru ya Jihad ahangaha wari birengere twatubwira nagiye mu yasubiremo Eka ye mumbabarire ndaguhintare asubiraho ufite umwuka ese nandi ku 3,000 nge nkasubiramo iki
buriya mbwira amakuru ndaguze koza mana ndi kureba ukuntu murimo murareba muri big screen imana nk'abari kureba imaka bari mu Rwanda iki yaba we ubu nta muntu nuko wasanze ndyamye biragoye sheri biragoye ntabwo ariko nagusanze wahora n'iki ko umuntu ntabwo ndi kuri level zanyu ntabwo ndi kuri level zanyu uzi uwo ari we ni boss icyo nzi cyo n'urwo Shizo yihakanye Bwiza na Nyambo kandi narababonye mu itera ry'ifi ariko mana nta mikino 2025 Shizo yavuze ngo barani AI ngashobora kuba ari AI we nta kintu abizi batashye ubukwe se bajagaye ndakubwiye ni ubu ndamenya Bwiza na Nyambo koko barashatse kurusenya se byagenze bagiye mu bukwe bwe bagiye mu itera ry'ifi Dubai mu bukwe ntibajyayo nuza Shize ejo bamubajije ibyabati njyabo simbaza ariko kandi bagiye Dubai yihakana Tesi Petero yihakana Yesu Bwiza nawe yihakanye Tesi ntaramwegera ameza yuko ari Yesu ako se mana abantu b'inshuti bura baba bapfuye iki kugira ngo babigeze kuri iyo level ngewe nawe twapfuye iki ngiye mutaravuga amakuru y'umushu nta kintu uri kubafatamo ariko cyago gifata nacyo gakurwe mu bwonko ariko ngo gifatwa yababwiye ko Jihad ameze neza yaramenyereye yego nagananutse nta nubwo abyibushye araringaniye arishimye kimeze neza nyine gifite morale kandi ibintu bizagenda neza sunazi ndongera nakubwira ni mushimire Fata niwe wamenyereje Jihad Fata bagiye kumenyereza Toxic wiki numbwire ko Fata yamenyereje Jihad ese ntabwo bari inshuti bari inshuti Fata abayeho neza Fata bakubwira ngo bari kubyuma we akenshi abari hari abari kudegera ari kugira amagambo we umuyobozi Manzere thank you Fata yamenyereje Jihad uyu nawe netanya ameze nka wawe se mwagiye mundeka ko ndimo ndivugira mu bayiki ko mwise nakumenyesha yuko iminsi yo kuza Canada iri kubarirwa ku ntoki iyawe cyane ya maturu ndayafite ariko dureba njyewe nawe twisanze ahantu turi babiri uretse ko nabanza nkikuramo ingumi nziza utarama iyo ngumi shiri nayifata kabisa ndabizi ko mugabo yaje nanjye ubu hagiye gushya kandi DJ mugabo yarabwiye ngo nzakusuhuze ngaragukunze niba nkunda byanyabyo nabinyerekere hano kuri Norayive ntabwo gift rwose yarakuntumye ngo nkubwire ko agukunda cyane yitwa nde mugabo nushaka usharinga igihugu cyose uraguma aho ndarinda tugera kuri tage tukiri muri iryo dirishya mu nsharingire Bruce Melody ndeye ko yaza kamintari maze ndore we nawe yarakennye amaze imyaka 2 atabona n'agataramo na kamwe gusa afite amafaranga bare wumve mera pom 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 yaraje ararunguruka agataba kabibira nariruka yamaye gift sinamenye urwo yamaye uko rumeze ariko yararumaye pe ntabwo yarenza bibira yani ariko se tujye tuvugisha ukuri pe mbabare tuganire abantu 889 hafi 900 tuvugisha ukuri nta n'imitima nta n'amanigani mubishatse ntabwo mwahindurira abantu niba abafana bawe ujye uvuga ngo ufite abafana barabye wari wanyumva mubwira ngo ufite abafana bawe thank you so much reba banje aho baneretse ureba hano ibinga ryawe riri reba hano ibinga ryawe riri urebe n'ahantu jewe nderetse ndabyutse wiriwe hano muri hejuru ubu nshatse nanakunyara ku bwonko ngo wamunyara mu kanwa reba hano arimo aravugira we reba ibihumbi 2 arimo arabweja abantu bakazi bamuvane mu kabisa nawe yego rata mukomeze mu thank you for the flowers bashatse yanakunyara ntabwo ari kiremwa kitasobanutse nari ibyo biremwa bidasobanutse biri muri big screen wowe usobanutse uri he nturi ku bihumbi 2 so wahumiye
nonsense ariko se Brian niyo gucaho urwo njye rubanza natuba twaheze ku bihumbi bibiri gacibwe nari njya kuvuga ibya Imana imbabarire shayita ariko Brian urabizi ko ibyo aribamo boro bro ariko kazungu we kazunguzi ibyo ushaka guca ariko sha duzaze uzagaruke narya kakana aragaruka ariko sha ubanza intanga za dumba ari mbi reka romba bwiza ukuri umuntu uretse gato nimukazajya mubona abana hano hanze barasaze ceceka nimukazajya mubona abana hano hanze barasaze mugire ngo nibindi hari abantu baba baravumwe bafite intanga mbi z'isi icyatsi zidasa nk'iz'abandi bantu abana bose waje ukarongorera ina gendere ukuntu babaye nk'abasazi birirwa kuri YouTube bavuga ibintu bitamenya warabasarishije na Prudence waje nkakugurisha nyikorera hara mu gatenga hari nimwe wigeze ukoresha nago wagiye ukaba nimba ubarongora batambitse nimba baza bakagenda kuvuga ngo hari abakobwa baba baragiye bagahura urwo wasaze n'inanga zanjye zagusajije ni iz'abarundi ndakureba nka kwibwira yeweho none ubanza zari icyatsi kibisi kuko bwarayaze burundu byaragoranye ndakubwiye ngo dumba ntabwo waba muri uyu mujyi wa Kigali nta kazi ufite wirirwa ahangaha uba mu inzu noneho za Kigali zisigaye zarahenze we umuntu ngo agiye kubyuka mu gitondo ngo agiye gushaka inzu arabwera bukamwiriraho ubuzima bwa hano wa mugani wa mugabo uri muri prison ngo no life is too hard akuzi ko usigaye uzi icyongereza wakintuwe nagira ngo ni nyoko wanjyanye ku ishuri cyangwa ko yandihiriye ako si mama wanjye umuzanye gute aka kanya dutangiye mugabo yaje atangiye kunkubita amagifu tungurwa ubona iwawa wese kuri itungo wabwirwa n'iki niba hari abantu b'umuntu nicyo cyiza cyo kuba itungo ntabwo ari we gusa ariko shaka reka nkubwize ukuri yego ninzi Kigali cya keza nicyo nzarya ariko w'abantu bose uzabarya dore mama karya umuriro ndamubonye sheri namubonye dore nguwo mama Ramirake igo mana ririmba twiriwe dushaka kuguhamagara kare na Tesha twagiye gusura umushu n'ubundi natwe twakushakaga ariko turaza kumuhamagara oya tuzamuhamagara ejo nibwo tuzamubwira twagushakaga sheri turagushaka cyane birakubeshya byari hano bivuga ngo iki n'iki abantu bose wagiyeho barasaze babaye abasazi none uri kuvuga ngo yegora urarebye ubona umuntu ukeneye kwikorera ibisazi mureke maze deko thank you so much ariko keza waro keza ceceka ndakurishije utsimbuke ntago cecetse none se keza wowe urabona udakeneye gusara yes njye nkeneye gusara ririwe Brian Sonia thank you komeza usarane n'abo bantu bawe akomana riraraje none ndumva umutima wanjye wishimye nanjye mbonye riri umutima urishimye reka gufuha sheri yewe nababwiye yuko mu buzima bwanjye mfite abatop gift babiri mfite Bossiri nkagira na Lilipe bonyine ndagutambukaho uyu ni Badi mbonye ariko ibyo ni Badi ni wowe mbonye cyangwa ni rwa duba wa muting usko naringize ngo ni ya cheval igarutse niba ari cheval niba ari kirani igiki hari cyaringire Bossiri wenda agaruka kankunda ego yes awa rero ugira ibyo wifuza ariko sumungu ako se nge none abaci basumba bagiye he bahu ririsagiye hehe wa mana we ariko ni igikiri gutontoma mwana reka ba muting ndabamara ni rwa Tesha we nteganye nkari urarinda unigira iki se ko nanjye ndi bwinigure ntabwo ari njye oke gazi twagiye yesu gwesha none se Tesha wandebera riragiye wewe murarira arahari humura ahazira uramubona aho rirari harigaragaza ariko keza ariko mana agiye kumereza universe yabanza akambwiraga recording we god keza uwasharinze abantu bari akumana nk'uburiri yamba bari yakamereza ya universe aho bigane
oya none sura bigana n'intuza yarangiye Sugira Rwanda. ubwo aho bigana sugira ese ni wowe ko nabonye usharinga washarinze bande sugira ni n'umusikama abacu cyane sugira N'umusikama. ni umusikama mubi cyane ni umutinganya kutabyemera Yego wasiba. Se bagiye babyemera nimba ari. Namabale. ubwo se uri kurira cyangwa uri kuririmba Nari ndimo ndareba ko abakire nabasharinga kakarayiva. yes Yesu Kristo none abanga ukuntu bagira urugomo Dumba bari kumure bakavuga ati Dumba akapfa gusa ntitukuzi Mugabo, thank you so much Muyomana. Tesha sagiye agiye kunywa ikinini cy'imbeba. agiye gukora ponyoto ibaze noneho ko ndi kuva mu cyayi nakireba nkibura uri kugira ute kuva mu cyayi nagaruka kuri pano nkareba aho nicaye nkahabura Noneho nanjye ahubwo uravuze ndakureba ndakubura nkubonye. ariko muga ubu nta hantu wakanda akana kinaruka kama nkaca agasuzuguro hano Ugashaka se gucira handi agasuzuguro. none se wowe ntabwo nshaka kuhaguca wowe ntari ibi kubura aho ntacyo bintwaye abandi umva ukuntu ugira ikimenyane Reka nze ndebe ko nagura gift. Ako iki kintu ntabwo kijya kwatesha. Yandi ndaje ngize ubwoba Yesu we ninde ubyanditse? Ntabwo mbibonye ninde ubyanditse? Yego bi. Mana baratwishe noneho mana yawe ninde ubyanditse ni mama la miracle thank Ngo you sheri ni we. wowe urafatanya buriya bagiye kuba TikTok universe Teri wanjye ubanza umbwire ndi coding kugira ngo nze kuyipostinga no kuri Instagram. kuri buze kuza mu bapfa wapfuye kare buri gihumbi nawe uri kwishyira mu mubare bari buze gupfa Sheri ubariri umbabarira ubanza ubimbwire nyiri coding nze kuyipostinga kuri Instagram umbabarira. nanjye ntegereje intare ndayipost yanjye hano ntegereje intare yanjye nta ntara Umva yewe mu kibindi aho hasi. baguhaye bakaguha Imvura akabyara uri mu kibindi we. Imvura aho hasi. dore bya bintu ngo riri mwandikemo hano riri wa Brian n'udutima baramfurereka ibyo bigambo uravuga nkagira ngo ni Dumba uri kuvuga muterekemo riri wa Brian gatereke gitandatu hano hari umwana waje hano gusaba ubufasha arambwira ati ngo dufata rero ndarwaye bampaye transfer w'umukobwa ati bampaye transfer yo kujya kwivuza mu mutwe none mu mpiti Mu mutwe kandi Jesus turashidundinde. bagukuyemo bagutumuyemo no oh my god nagiye gusharinga thank you sweetheart thank you so much tibaga sheri nanjye mereza kama ni garamu No sha mwebwe rero musigaye mugira umva god we ni